shangira ngo yasinze n'ibibazo birankurikirana Ushaka wicaye iruhande rw'umusinzi kubera iki? nose ko yarambwiye ngo nicare Utuma gufata mu nzara kuniganye. Basi iyo uvuze ngo nose nasanze utuje. uwo muntu ari kukuniga ijwi rigasohoka Nyine wasakuza. Ubibona yasinze. ibibazo bijya bimbaho mana yanjye sha umutwe noneho uburyo umereye nabi mana yanjye sona kuraho ibintu Wise kari hano arakora iki kutagiye ku ishuri hanyuma se wasoza ukaza mu kabari sohoka taha biravuga bye taha ujye mu rugo abarangije gati bose bahita baza mu kabari nose akoze iki ese arakora iki yari kunganiriza kukuganiriza ntabwo icyo kibazo cyo kuganira ariko avuye ku ishuri niba yanavuye ntawe ubizi wenda nta nubwo yagiyeyo ahise aza hano kugeza umuntu nawe ukamureba ukamwihorera ngo uyu muhanga tuganire wibirakarira mutwe ntabwo uyu mwana bamushaka mu kabari sibyo iyo here ari okay fine but I'm not feeling good what's wrong koko sinenda ndabikura igeni wandebe penkira nyine ndamenya ari iziki nyine iz'umuntu suna ko bibi nayo nukangore ntago abarwayi umutwe bose banywa penikira bibi ntago imiti ari sawa kuba urwaye akantu kari gusa ahubwo byatewe n'iki mbwira ngira ngo ni stress za mu kazi sorry uraza kumera neza sibyo ugiye kuzindira se basi niba noneho mana yanjye ushaka gutaha natashye kandi ari njye njyenyine uri aho okay kamushakire ibintu bisibyo ngize ngo yabyumvise niko se nesa mukobwa ahebuje abandi bose uburanga ugasaza imitima y'abasore bose muri uru Rwanda nakoze iki se kandi koze iki ase gasareka nkubaze nesa reka nkubwire ndakwanga ya wabimenyaga ko niyo ngeze imbere sisemi zamuka ndakwanga mana yanjye urigirishwa ibikiza oya bure uranyanga nose nagutwaye ku buryo nyine ubivuga uhagaze wemye undi mu maso nagutwaye iki se basi hari umukunzi nawe naragutwaye hari isambu dupiki gasamba barumwe tware bangaheza ese iyo ureba boss ahangaha atari yafata n'iminota 5 ngo yicane nanjye ariko wowe utekereza ko nyine nta mukunzi wantwaye gasa ubigira n'umuzamu nese utuvugishije ukuri mu by'ukuri ko wari uhari nawe ahangaha njyewe boss uri kuvuga ko nari marise nyine geza amereza n'uwo mwanya basi nyuma ko naje mbizi ko nzi ko ari n'umuzamu kuko wabibonye nabaye inshuti nawe nzi ko ari umuzamu ubwo ko ibyo bintu wabindenganyiriza nuko ye wabaye inshuti z'ukuri nawe se David we yari umuboyera David uziranye he ahubwo we David muziranye he kugeza aho nyine Karamaguruzi fresh biracamo ari bimwana nabo ndabona usigaye ufite akanyamuneza noneho banza byaraciyemo ntago reka ibihe bihora ari bibi nkuko n'ubundi bidahora ari byiza so ibihe birahinduka ubuzima bukagenda neza ubundi situation ikadukontorora katuzunguza ukuntu
okay arasubiranye se ubu noneho nta mahoro sha navuga ngo umuntu nta kibazo kuko urukundo rega ni nka business hari igihe ibintu bigenda neza uyu munsi yewe ukumva nyine ahari isi ni yawe nkuko muri business wicara ukabona amafaranga arimo araza ibintu bimeze neza ariko ejo ukabona nyine ibintu birimo kwanga no guhemba abakozi ugasanga biragoye ariko hakaba n'igihe ibintu biba nyine bimeze neza kumva nta kibazo niko rero n'urukundo rumeze ariko uko biri ubu ngubu nesa navuga ngo bimeze neza aratuje nta kibazo nyuma yo kuba yaransuzuguraga kuriya kandi tubana mani turi kumwe mu rugo nkumva nifuje n'impamvu namuzanye ngo tube turi kumwe ariko ngira ngo yari afite akandi gasore kari kumushuka yaje kubyemera se ko umujama hari yemera ko umuntu nyine arero arabyemera wenda yemera niko se bo ntabwo yigeze abyemera byo kuvuga ngo ndabyemeye ariko warabonaga ko ari kwa kundi umuntu yiyexkiza asa n'umuntu ufite ikintu arimo gukweba gusa ashaka ngo birangire ariko nanone ntavuga ikibazo gihari nubwo buryo nabibonyemo ariko nawe ntabwo ushaka kuberwa umuntu uri kugwisha ikintu cyane ntabwo wamuyoberwa bihita bigaragara ni ibintu bitoreye ukamenya ngo bimeze kuri kuri mwana rumaze iminsi wisiga amavuta ngo nagufata wikabye kuri David umva muko niba utazi David na Jan urarizi yose ni amazina ye kirengagiza ariko nonse David muziranye hehe nambwiye ko ari David uri kumpora n'ukuri biragutunguye noneho kuba nzi inshoreke zawe zose reka nkubwire gasa urabizi yego nkufata ngiye nk'inshuti yanjye pe wenda we nubwo unyanga wambwiye kunyanga ariko n'ukuri njye sinkwanga pe David uriyo ubona mu by'ukuri utazananteza keve pe ngo ubimubwire David twarakundanaga turashwana mu gushwana ni kwa kundi umuntu akubikiye amabanga menshi ukananirwa kumwikuraho nuko byamfatiranye pe ariko nitukinari kumwe basi nukuri ntitunakiri kumwe nushaka umwitwarire David byarakunaniye n'ubundi uraho ngaho urasharaja ntabwo uzi icyo ushaka ikintu nzi neza no kudakunda Keve umukurikiye ibiceri nkugira inama rero wahamana n'uwo David wananiwe kwivanamo ukandeka nanjye nkikundira Keve kuko ndamukunda byanyabyo nani kintu mukurikiyeho cyetse we by'ibiceri gusa ni iki se gitangaje muri ibyo ngibyo uyoboye urukundo rwawe impamvu ukunda David se nabigusobanuye David twaranatandukanye namubwiye ko mbana na Keve byose arabizi rwose twaratandukanye ntago nkiri kumwe nawe namabanga yanjye yarabitse ntangishaga ngazabibwiye ngazabivuga azagira gute nyine genda mukomeze mu bikana ayo mabanga ese ubu ngubu bagusariye bashingiye kuki gateka mutwe gusa nukuri nkunda Keve pe kundaki ese ubundi ibingi byose arabizi azi ibyawe na David mwigeze murekana se na rimwe eko wakubona wigize akamarayika shabu kabisa ndashima Imana nyine inyuranye ibihe bigahinduka bikaba byiza genda umufana man genda umufana wa love story yanyu yandabiye noneho ukuntu wakoze kare akantu ukigira umuzamu uri wawe muri kampani yanjye byaracaga si mujama ashaka kugira ku kimwibaza se byari nk'agahinde byari n'igihinde vraiment no bigeze hari no bitangiye kuzamo aya macross ndavuga ngo akarabaye mbaga yancanze mvuga ni ubwo bona biriya bintu nibaze bizongera gute ese uzongera no byari story ndende to yegurangiye niyirukanye ukaze nari negereje n'umunsi ndisoza kambwe ati ngiye guse zamarampangame mu mwirukane wo mutamwirukanye ngiye ndiyirukana avuga none ukara umukozi wirukana undi avuga none ndabigenda arimo kabyara nta mukozi wirukana uwundi hari igihe nari mfite restaurant none umukozi umwe mu gikoni afite mugenzi we wamufashaga aravuga ati uriya mukozi ni mutamwirukana ngewe ndagenda so nahise kumubwira ngo wowe noneho kubera ko atari we tegeko hano uvuga ibikorwa n'ibindakorwa genda baguhembe ubundi bitahire
gutyo nyine ubwo azi ngo ni imikino birangira atashye uwo munsi akazi ko mu gikoni ndagakora ko yari we mushefu ko nyenzi guteka bita nkora akazi ko mu gikoni uwo munsi amagara ubundi araza ku kazi rero nta mukozi wirukana undi ntabwo yashobora kubivuga ngo bikunde aho navuga ko ari kuba yagiye kurengera ariko nanone hari icyifuzo yagombaga ko ndeka se naza akambwira ati rwose manaje ndakwinginze mfasha ndabangamiwe muzamuharanire nabi rwose kugira ngo amahoro rwose ahinde mushaka undi muzamu ngiye uraranje cyangwa nka bya bindi abantu rimwe na rimwe ko bashobora gusuzugura umuntu akaba yakaza akamenaho nk'inzoga ati kari akazamu kugira n'undi munsi ntuzamenyene ko inama zamu ariko bihanduriye ngo uterera abita mvugana ariko za cyanze cyane ari guseka ariko bari murimo murapiki ko byagenze bite nzi ko nabahembye ese wanze gufata ko kunywa hariya ngo ubugasa ntabwo meze neza kabisa ya gusa cyangwa umujamo nyine utanga icyizere ko yakwita ku mukobwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi by'igihe kirekire ntabwo ari umukobwa gusa niyo yaba ari umuryango umunsi nawugize nzabasha n'inshuti zawe cyane kandi nkeneye kuba papa mu gihe kiri mu minsi ya vuba cyane abapapa w'umuntu nkajya nta mu rugo abana baza babyiganira mu marembo dada aratashye harimo filime nziza muri ya nkuru reka rero iyo tuzayandike mu gitabo ku buryo abantu bazatwigiraho byinshi ko ni story ndende hanyuma ikindi ngushimira inama zawe uri umujyanama mwiza uretse kuba n'akazi urabizi n'inshuti yanjye umenya byinshi niyo mpamvu tuba tuganira ibi ngibi tutari mu kazi wansuye mu rugo ariko ndibaza inama umpa uzikoresha he ko ntarabona unyereka umbwira ati gutya mfite umuntu ibintu nk'ibyo ko sinzi niba kuko ariko buri gihe biba bimeze ariko ngo hari igihe umuntu agira abantu indi nama ugasanga we izo nama nta nubwo azigira simbizi ariko uramutse ufite umukunzi waba agufite yaba afite kabisa umuntu ako muko wawe iwanyu si mu Gisaka aho baroga ukabufuza warazanye uburozi ahubwo reka tube inshuti kugira ngo dushwane ujye unyihera kuri ubwo burozi nyihere nako kuri uwo muti ni uburozi se ni umuti nanjye nikoreho dore mbone bankunda sinzagwe kuri iri shyiga njye mbona twa good morning baby twa good evening nk'utwirirwa uri sivinga ni ukuri do iwacu ntabwo naho ngo ni he nta burozi mwebwe mu bukura hehe ni ukuri kwimana wowe nyine uburozi wabukuye hehe ntabwo nkoresha wa mukobwa we isuri yagutembanye kuzana ahangaha rwose ni igitangaza wihombaritse ugize akana nose no mu miti bahereza iwanyu n'ibyo birimo nyine ako si ukoko wambabariye basi mubabarire icyayi ko nesa nukanisese ibibazo se nibiye hejuru yuko wirirwa abasore bose wabashyize ahangaha ako umunsi bakuvumbuye nzakubona urira baza ngo zabameze gute nseka unejejwe no akaboro biranejeje nesa mbikubwire rwose niba utanabizi ubimenye biranejeje kuko niba ubyibuka neza natangiye nkubwa ko ntagukunda ubishyira ahangaha rero akubugasa umuntu akubwiye ngo arakwanga wabyishimira koko njye se ntago nshaka ngo ubifate gute cyane nuko nkubwiye ko nkwanga kandi niko kuri sinkwishimira na rimwe basi ubwo niba nyine hari icyo dupfa umbabarire icyo dupfa ariko urakizi mugira inama rero wakora ibyo nakubwiye icyo wanziza koko dupfa umusore twakabaye dupfa ikiza nose niba atagukunda uragira ngo ubwo n'iki katankunda kare waje kumwishyiraho igihe cyose twe tumaranye ntago nari mpari none ko nari nzi karizamu tukibera inshuti karizamu ko yari we wamfashije nako mubone karuza we ko wari ubizi siwe wabinyibwiye siwe watumye menya ko yari boss njyebye nari mbizi nuko muko nose siwe yewe imiti yiwanyu irakora usubire babwire baguheze n'iyindi irakora pe basi byari ibyo njye yitunumuka basi wimbwira nabi mubwire neza se ukwiriye neza
gasa Imana ikubabarire ngaho ucishwaho gendaza gusa njye ntabwo nkwanga ntabwo nyanga sinzi niba wenda ari ukutigira inama ariko niba ubyibuka neza kuva na kera no ku ishuri uri duwaye umwaka wamaze ntabwo ngerageza kugendana n'abakobwa nyine nibyo nanjye nibaza n'ikibazo cye ntabwo nzi nanjye ikibazo aho kiri amaherezo se ntabwo mbizi wenda bizaza nk'uko ubyuka ukajya kubura ukabona ubwanwa buraje gutyo from nowhere mbizi mbanegereje nanjye mfite amatsiko n'ukuri kw'Imana nanjye ujya wumva ufite amatsiko yo kwibona uri nko mu rukundo rwose nkabona mfite umuntu uhamagara ariko sheri uko kuntu nyine iyo sene nanjye mba numva nyine ndi umwe mu bantu nanjye bitegereje afite amatsiko sure yeah katubitegereze ukuri kabisa katubitegereze turebe buriya hari ukuntu ibintu nk'ibyo birikora niko mbitekereza nanjye urukundo ni feelings hari igihe uzahura n'umuntu wumve nyine byonyine bikikora nanjye niko mbitekereza ikindi mba numva nyine atari ibintu nagira nka plan mbijye kubishaka mbyirukeho ko ntekereza ko nyine urukundo rubaye ari urukundo nyine rwawe rwakugenewe mwakubitana mwahura kabisa cyangwa shane se iyo bitaza kuba ngiye ubu ngubu hari ukuntu biba bimeze uriya Imana yamuzanye yari imushiriye n'ubundi ariko ashaka tuzaremenya niba ndafite nta muvandimwe afite niyo yaba ari uw'inyuma gutyo muri famiye ariko gift nanjye nayakiriza yombi wumva se ibyo nakubwira ngo wasanga iyo ntaza gukorera imbere hari ukuntu biba bimeze ubu kazi tuzahagira ryari abakozi nibaguheruka noneho ndakeka muganira turaganira babizi kuri mu kazi hari ikibazo kindi se nari kwagera uyu mugoroba ariko ndashaka kujya muri siporo nta kindi kibazo gihari ahubwo nandi bunekeza abana nyine nesa n'ubundi yamaze kumenya ko ari we boss nibazaga rero nyuma yo kubimenya kugira ngo nyine dukureho n'urujijo dupange ukuntu dukora inama n'abakozi bose tuganire nabo dufite umwanya tunasangire tubiyegereze rero ntago ndumva nta bintu byinshi cyane ngiye najya kubitekerezaho kuba wowe warabigenzuye ugasanga ni sawa nkawe mama muri kumwe kenshi nta kintu bitwaye nari kugira impungenge yo ndivuga ngo nesa aka kanya nta kibazo wazabikora cyangwa nanjye tuzanza dufatanye utegura inama nko mu minsi ibiri gutyo tuzahure nta kibazo kabisa ntabwo nanjye reka ngeyo ndebe ko hari ibintu wenda bidahari ndebe ko hari ibyo nabona twari tumaze iminsi none nk'uko dufite nziza ndebe ko umuntu yazibona kandi tugiye kugera muri weekend kandi weekend dufite abakiriya benshi b'amako okay nta kibazo bikurikiranye hanyuma rero genda nyine uze gufataga uyaga bill kwanza mandazi kugapeya tu kabisa rakoze cyane wanze ko mwakira hano mu rugo ariko ntari ubikorera ku kazi nta kibazo rakoze kabisa sawa harya ngo wambwiye ko witwa nitwa Dave amwama nimero zanyu shaka kugira ngo nyine nzajye nicurangira weekend hano uri umucuranzi uzi no kuririmba byose ndabizi okay nzi bakakazi ko mwafasha mugamba akazi ncuranga weekend nyine ku gatanu ku gatatu hari ahandi hantu se wabikoraga ubusanzwe wabikoraga nabikoraga amakaraoke menshi i Kigali nijye yacurangamo nkunda kuririmba karaoke gucuranga byose nkabikora abizi mu amahirwe nazaza ku wa gatanu abahereza nk'imbonje mukumva kabisa kumva hameze byari byiza mu akazi
akanestinga kwa gatanu nkaza akora nkabona ari fresh nyine mu kazi. Okay, ufite bande mukorana cyangwa wenyine? Oya, njye nkora njyenyine ndabizi ndamenyereye. Uri umwe? Njye ndabizi cyane rwose. Niyo munizeye kabisa. Ntabwo wakina abandi bantu? Oya ntabwo njye rwose. Ntegereje ndaje. Ahandi kabisa dukorana ndikorana. Kuvuga ngo ngiye nkora ibintu byiza nkaririmba nkacuranga mbese nyizere rwose sinzabikora neza kandi. Hano abakiriya bameze nk'abatuzi. Ese kuri kuvuga mwana twari kodinze. Miss Gasaro we. Fete. Nziza. Ni karibu. Murakoze. Twakiriza iki se? Ntacyo. Nari nje kureba dada ahubwo reka mbe mutegereje hariya. Hari ikibazo turi kuganiriza. Kwanza ko twakira. Oya, cyo ku. Okay. Mwizanye se? Akona kuvuye kure. Oya, ntabwo mvuye kure. Ya urizanye se? Ya, kamwe ko kanzanye kamwe ku ishuri. Nziza hariya. Okay. Ugukorera iki mu gikoni se cyangwa byose muri bikorera rimwe hageze? Ndumva none nta kintu nshaka. Okay. Ku ishuri se bite? Sikuta ngitembera ngo uze no kutuganiriza. Amasomo y'abarimu. Kuva kwa ndoro ku cyumweru. Muri weekend ndaruhuka. Ndananiwe. Ruhukira herere. Mu rugo. Ku buryo weekend yose imara mu rugo ntahanze. Mba ndimo kuruhuka. Ahubwo ntabwo ndi kumva umunaniro uri kuruhuka ku wa gatandatu aho cyumweru ku buryo utajya no hanze gutembera. Cyakora njya koga ajya muri sauna no muri siporo. Siporo yikorera herero. Kugira ngo tujye tujyana se. Kugira ngo ahantu ukorera tu. Hari ubwo nshaka kwiruka nyine ajya hafi yo mu rugo. Wenyine? Ubonye umuntu ugufasha? David tujya dukoranye afite umwanya. Okay. Nta kibazo kwa gatanu uzaze. Turebe uko bimeze. Dushaka kubona bibaye byiza nkuko umuntu abyifuza. Tukagira uko tubyumvikana tugakomeza tugukora. Murakoze cyane rwose. Okay. Kwa gatanu nzazinduka rwose. Noneho hari aho usanze nenda kugenda. Bani we nari ntegereje. Wareba bakakwereka manager bakakwereka ahantu dushobora kuba twakorera muri sale yacu cyangwa niba dufite n'ahandi harimo sound dushobora gukoresha. Aho ushobora gushima ukabona ariho twakorera nta kintu bitwaye. Murakoze cyane rwose. Sawa rero ibintu byiza. Njye narakoze keza. Okay. Nta kibazo. One day tuzahura nanjye muri siporo. Nta kibazo. Ndabona nta rumo. Datinze. Okay. Uriya muntu ariko twavuganaga. Next weekend tuzagutumira uze hano mu gitaramo azaba hari ibirori tujya gukora ibirori. Nuriya. Yego. Uriya ni umucuranzi niyo twavuganaga. Hanyuma kuye ku ishuri utinze. Twari dufite kati. Akirangira kare. Twatinze kubikora umunsi. Okay. Rero mpamvu nagutumiye twakwakiriye. Nari mfite icyo kunywa ntacyo nshaka. Ndetse n'ibiki? Nakaje. Okay. Rero impamvu nari nagutumiye hano ngo unyuraho nyuvuye ku ishuri ko nari nahiriwe ndavuga ngo reka nze kuguhamagaruze.
ntabwo kuba njya nkubuza kuza aha ngaha hari ikindi kintu kibi, nta mutima mubi, nta suko nga kujya aho abandi bari, ariko nanone hano ni mu kazi kandi we nta kazi unagira. Nagize ngo uyu munsi rero uhagire wisanzure, sibyo? Wishime, usabane n'abandi hano muganire, bamwe wenda babazi, na Nesta arahari uramubona, muganire nyine, nawe ubura ahantu hari abandi bantu, urelaxe, uruhuke mu mutwe, wumve umuziki usakuza, nyine wumve uratuje kugira ngo ejo uzakomeza amasomo umeze neza. Bagukorera icyo kurya wumva ushaka, ibyo kunywa byawe, cyangwa unywa inzoga, harimo inzoga hano. Okay. Uraza urababwira bagukorera ikintu cyo kurya wumva ushaka, sibyo? Noneho urye unywe nyine wishime, umere neza uruhuke, ahubwo bagukorera icyo kurya. Niki? Okay. Reka mbabwire bagukorera. Ubundi wareba Nesta mukavugana, bari mumenyeranye, uyu ni manager usanzwe umuzi. Okay. Hari n'abandi bagasaba n'abandi. Sawa. You're my everything, my guiding light. In your arms everything feels so right. Every breath I take, every step I move, I'm so in love with you. With every beat of my heart,